none iringezeho muri iri joro ntagatangaza ntago narara ntabibabwiye, reka nze mbahereze ano makuru atariho ivumbi nyabahe rwose ameze neza. Nari niyicariye nitegura kujya kuryama mbonye ibaruwa ifunguye, urambaza ngo ino baruwa ni iyande? Ni iya Yago Pondati. Yago Pondati yandikiye abamukurikirana ndetse n'abakunzi be bose ababwira ngo Rwanda nkunda ngo nkunze ntakwanga, ahubwo nkunze agatsiko kabashatse kunyica mu myaka inishize. Aho wakwibaza ngo bashatse kwica Yago ni bande muri no myaka inishize? Ko mbona ibi bintu birimo biragenda bifata indi ntera, ko abantu bari kugenda bangana. Yakomeje agira ati nkataka ariko nta wanyumvishe n'umwe, umutima wanjye urababaye cyane, ngo ariko Rwanda numpamagara nzitaba kuko data yaragukoreye, mama arakubyarira. Ati data yaragukoreye, mama arakubyarira, ariko Rwanda nkunda ndaguhunze kandi nkunze ntakwanga, nkunze agatsiko kabanyanga. Ese mu Rwanda ko ibintu by'inzangano bikomeje kugenda bizamuka, ari ibintu byinshi bigenda biba, tukavuga tuti ibintu ni imikino, aba bantu barimo barakina, barimo bararyoshya showbiz, ariko nyamara abantu baricana, abantu bararugana. Twumvisha amakesi y'abantu bapfa, twumvisha amakesi y'abakinyoni bagiye barugwa bagapfa bikarangira, twumva amakesi y'abantu bagiye baterana ibyuma. Yago ntabwo yabirangirije aho ngaho, kuko yahise avuga ngo Uganda welcome me please. Yavuze ko ubu ngubu bivuze ko Yago yerekeje mu Uganda ari wowe. Gusa nanone ntabwo birangirira kwa Yago, kuko abantu benshi bakomeje guhunga no kwinubira ibibazo biri muri uru Rwanda, cyane cyane mu ruganda rw'imyidagaduro. Hano hari n'undi mu producer ukomeye cyane, yashyizeho na kuri stati yiwe ahidinga abantu benshi cyane. Abantu benshi ntabwo babashije kuyibona. Iyi showbiz yuzuyemo abagome, abagambanyi, abanyamashyari, ngo igihe kirageze ngo umuntu abavuge. Ese wavuga ati ni bande abo banyamashyari? Ni bande? Kwavuga ko hari n'abantu b'inshuti ze magara, mubamenye. N'ubundi uhishira umurozi akakumaraho urubyaro. Uhishira iki? Umurozi akakumaraho urubyaro. Ibi ni ibintu byavuzwe nande n'umuproducer ukomeye mu Rwanda, uri muri batatu bakomeye muri iki gihugu, bakomeye. Yazamuye abahanzi benshi bakomeye muri kino gihugu bamukesha kuba barazamutse. Aravuga ati reka duhangane byeruye bicaho byagaciye, abenshi bari mu nshuti zacu twizera tunagendana. Ibi ngibi babivuzaho aviriye mu bintu byo guproducinga, agatangira kubihuza n'umuziki. Wakwibaza ni gute umuntu akiri umuproducer byari bisanzwe, akora ibintu bye bisanzwe, nta bintu by'amatiko, ariko wabereye umuhanzi ibi bibazo. Ibyo turaza kubihuza n'ibya Yago. Kiri umunyamakuru bisanzwe yaratuje, aho agiriye mu muziki murabizi byatangiye kuba amarozi, bamutuma abakobwa ngo bafate udusatsi, abandi baramuteza ngo batera amada. Hoja reka gushyamo opinion zanjye, nkomeze nkubwire ngo Yago akimara gushyiraho ino post, hari abantu benshi bamusubiza. Uyu nguyu yitwa Kavkex nawe ni umuntu ukomeye cyane, afite abantu 21,000 mu following kuri Twitter. Yamusubije ati uri gutera impuhwe nde? Urumva ko abantu bararakaye. Uyu nguyu yahita amubwira ariko sinumva uburyo wamara imyaka 4 uhangana nabyo, ariko ukaba ugiye guhunga ubu ngubu for sure. Ibi bintu hunze ni ibijyanye na bya bintu by'amacakubiri wavuze. Ahanga ndahita nshyiraho akarongo underline masurinye for sure. Ibi bintu hunze ni ibijyanye na bya bintu by'amacakubiri wavuze, entre parenthèses abagogwe, ngo ahubwo byaba byiza upostinze iyi tweet wibereye mu bice bya Mbarara, naho niba ukiri hano bagufate. Bagira bate bagufate? Ibi bintu postinze hari n'abadashaka yuko yihungira, bakavuga bati bagufate bagufunge. Yati ntaho waducikira tuzagusangayo. Ngo nguki ntaho waducikira tuzagusangayo. Urumva neza yuko Yago afite abanzi baramwanga nyine. Nimba unavuga ati ndigende ngiye mu Bugande, bakamubwira ati naho wacika nyine tuzagusangayo. None muri abo banzi hazamo abantu bake bitwa aba big energy baba bamushyigikiye. Uyu ngo akavuga ati urugamba rwanye ni rwo rukomeye bwana Yago, ntiwagakwiye guhunga imbwa uri umugabo. Niwagakwiye guhunga iki? Imbwa uri umugabo. Nimba hari uwenda kukugirira nabi kugusanga Uganda byamworohera, please never give up.
ishinga nishe. Wowe nibura hano waba ufite life insurance. Urumva ko ari ibibazo. Umwanzi n'umuhunga brother, uramusanga ukamwereka ko iyakaremye ari yikamena. Muri abo bose nta numwe ugena iherezo ryawe. Ntabwo byari ngombwa ko ugenda ngo sha warwanye intambara nziza none urisoje, Imana izakugenda imbere. Yago aho turi natwe tuzasigara tugufitiye iry'iburyo, tuzasigara tugufatiye iry'iburyo. Mana Yago aneye agahinda. Komera mwana w'Imana rwose. Iyo abantu bageze aho bashaka kukwica ukuramo akarenge kawe wasanga utorohewe. Imana ibane nawe. Murabyumva? Rwose amabere yikoze nonsa. Tariko sha wigize icyo wagahunguwe. Uziko wagira ngo igihugu ni so na nyoko bagifite. Kongukingo uziko wagira ngo igihugu ni so na nyoko bagifite. Ngo uratinyuka ukifata ukivugishwa ubwo butiku bwawe ukongeraho ko uhunze igihugu. Urashaka kumvikanisha iki se? Ngo ahubwo wanakwica akakuvanaho burundu wa muginga we. Uyu witwa Ntahana batatu, yewe Ntahana batatu we, reka ndebe ibyo bagushubije. Bahise bamusubiza ngo abarozi muri benshi muragapfa mushire ipu. Aba bantu rwose bagiye bavuga amagambo ateye ishozi, ateye isoni n'agahinda, kuko urabona ko barimo barandarikana kandi batababarirana. Ntabwo bikwiye mu bana b'u Rwanda yuko twakomeza kuza hano kuri izi mbuga nkoranyambaga twise imihanda tugakomeza kwandarikana. Harimo ya mubweti Yago ufite umubyeyi ari we igihugu cyawe, kandi mo importantly ufite Imana. Nta muntu wakugirira nabi Imana itabigennye ngo bagire icyo bagukoraho. Komera wizere Imana kandi usenge cyane, bazaseba. Nanjye nasoza mvuga nti aho guhunga igihugu, umugani wa Halima, ntacyo waba abagurwanya bazaseba. Guma mu gihugu, ahubwo abo ngabo bakurwanya ubageze mu nzego zishinzwe umutekano, kuko ribu yacu ikomeje kugaragaza yuko ikurikirana ibintu ikabikemura. Rwose inzego z'umutekano dufite zirakora neza kandi zikora neza cyane. Noneho wowe nimba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Tumuyive, reka nkubwire ngo kora subscribe, kuko aha ngaha ariho uzakura amakuru acukumbuye kandi yizewe. Icyo nasoza mvuga nuko abanyarwanda n'abandi bose bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda dukwiye gukora uko dushoboye tukarwanya icyo twakwita social media bullying, cyangwa gusebanya bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, kuko birimo biradutwara urubyiruko, birimo biratwicira urubyiruko, birimo biratwicira ejo hazaza. Nimba utarakora subscribe, nakubwira gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo izi video zikomeze kugera ku bantu benshi. I love you so much. Ciao ciao.